Haleluya. Reka mvuge ngo happy Easter. Nubwo ibihe biba bikomeye cyane ariko yazutse. Yesu ashimwe cyane. Yazutse kandi natwe tuzazuka. Imana ishimwe cyane. Abazagenda bihuse bakava muri uyu mubiri ataraza, namwe kuzuka kuriho. Haleluya. Rero ntarajya mu magambo menshi, nagira ngo mwese mbakire mu izina rya Yesu mu iteraniro ry'Imana, kandi ashimira ko mwashoboye kuza, nkongera kwegereza abashyitsi batuganye uyu munsi. Bonagira ngo banahaguruke tubakire. Nimuhaguruka aho uri, ukuri iruhande rwose, Imana igira neza ibaha umugisha. Uri iruhande rwo mushyitsi, beretse se nabaye umushyitsi, karabaye nta kibazo, nawe bakwakire. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo mu byo yavuze, Daniel yavuze biki? Ariko iyo ntanga ubuhamya bw'ibintu namaze kubona bikomeye cyane, bikomeye Imana yagiye ikora muri itorero ryanjye, icye nsanga kikiza imbere. Kuko niwe muntu, Violet arabizi, niwe muntu waje ageze ku muryango baramwirukana bati nta bantu nkawe ushobora kuza. Ubwo mwumvise ko yavuze ko atagiraga imyenda, niyo yagiraga ntiyayimesaga, yararaga hahandi nyine mu mivu y'intuza. Kandi ubwo byamubayeho yarigeze gukora nka manager, ngira ngo ahantu mu cyayi, sinzi uko nigeze kubyumva. Yari umuntu usobanutse, yarasobanutse. Nivuga ngo yarasobanutse, nyuma y'umwaka umwe ngarutse aho hantu gukurikirana itorero natangiye, abantu bari barakijijwe barimo ba Mudenge n'abandi n'aba Violet, baravuze ngo ariko se ko dushaka kukwegera, waretse tukagushyira bugufi tukagushakira imbuto, mbese nka dadi wagarutse. Ndavuga nta kibazo. Mbivuze ngo bashaka ahantu banshyira, basanga ari kwa Gasisi. Ndavuga se mwasinze namwe? Kwa Gasisi wa wundi w'ejo bundi ahangaha. Bati akimara gukizwa yubatse inzu, ibintu birimo twebwe ntago tubifite. Ibyo mbabwira n'ukuri, kuri Imana ikora transformation. Noneho ndavuga ntibyo muvuze ndabirebesha amaso, ariko ndumva nta ibyo muvuga atari byo. Naho Imana ikugendereye ikubita nk'umurabyo ibintu bigahinduka. Naragiye ngezeyo usanga uyu mugabo afite curtains nziza zisa n'izamesiwe muri ntuza. Noneho nsanga afite igitanda ngira ngo cyariho n'umufariso. Nsanga afite ameza, dining table na za ntebe zindi za. Ndavuga se ndi mu mujyi cyangwa? Ariko ntabwo ari cyo gitangaza cya mbere njya mvuga kuri uyu mugabo. Igitangaza nuko yaje yarashize, namurambitseho ikiganza numva n'umuntu wapfuye, ibyo kubaho ntibikiriho. Imisatsi yarahindutse nk'intuza nka. Kuva rero uwo munsi yavuze itariki 27 nizo koko ko nabikoze tuvuye muri Christmas. Ntiyigeze areba inyuma, ntiyigeze agaruka inyuma. Ibitangaza byatangiye ari ibitangaza. Nuko kugeza nano ubwo rero icyo navuga nsoza, shimira Imana. Turacelebrating imbaraga z'Uwiteka Imana yacu yaduhaye kugira ngo tube abo turi bo. Tugiye gusoma ibyanditswe twihuta, ariko tuvuga ngo we are celebrating kuba Yesu ataraheranywe n'amateka y'urupfu. We are celebrating yuko turiho kuko yatsinze urupfu. Imana ishimwe cyane. Navuze rero ngo kugira ngo mubyumve neza, ari mwe tugendanye igihe kirekire, ari n'abandi
turasoma dushaka nyine icyaduha imva n'imvano y'uyu munsi wo kwizihiza isabukuru ya Easter. Mu kuva 12 kuva ku murongo wa 5 buhoro buhoro turamanuka ngende ndasa ku ntego kugira ngo n'indi gahunda y'imeza yateguwe ize kuba tudatendije abantu. Turasoma kuva 12 kuva ku murongo wa 5 mwagatangire imbere ariko reka dutangire ku wa 5 twihuta. Turasoma kuva 12:5 kugeza ku 10. Niturangiza turasimbuka tujye kuri 14 hanyuma tujye kuri 26. Urakoze cyane. Haragira hati umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi. Iterano ryose ry'Abisirayeli muzawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zoceje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zoceje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Izaraye muzazose. 14. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen. 26. Kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa, agakiza amazu yacu ubwo yicaga abanyegiputa. Abantu barunama bikubita hasi. Abisirayeli bagenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni, abariko bakora. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo pasika kwizihiza ntabwo itangiye ubundanga. Ntabwo natangiye ku gihe Yesu yayizihizaga hamwe n'intumwa ze. Ariko pasika ryabaye itegeko rikomeye cyane, aho amaraso y'umwana w'intama abaye igitambo gikomeye cyatumye imbata cyangwa slaves zari zimaze imyaka 100 mu gihugu cya Misiri zikurwaho iminyururu. The blood, amaraso y'umwana w'Imana w'intama, niyo shusho aduha. Imana ishimwe cyane. Iyo du celebratinga Easter cyangwa Passover cyangwa Pasika, urabikurikiranye ugasanga iherezo ryayo ni amaraso yamenetse. Hallelujah. Rero iyo ubona iki kintu byasaga no guca amarenga, nahoze nkurikirana nsanga iyo ntama yatambaga, iyo batambiraga muri kiriya gihe, yagombaga kuba idafite ikizinga cyangwa ikirega cyangwa ikinengo, kuko yagombaga kuba ifite ishusho y'umwana w'Imana w'intama uzapfira abanyabyaha, noneho ijuru rikabyemera, warangiza ukava mu bubata bw'icyaha. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kabiri kivugwa kuri iyi ntama yo muri kirangi, yarotswaga bakayishyira hariya nyine igatambirwa nk'uko batambiraga ibitambo byose. Byabaga ari ibitambo byotswa, noneho byakotswa, the aroma, muhumuro w'amaraso kazamuka ukagera ku Mana, Imana igatanga imbabazi. Sashimwe cyane.
ntabwo rero ari ibintu nyine tugomba kumva tugasoma twarangiza tukavuga ngo that is a story. No, birakwiye kugira ngo ukurikirane. Noneho igihe cyacu kirimo amaraso y'umwana w'Imana w'intama, mu gihe amenetse ukavuga ngo birarangiye, ndacunguwe, mvuye irupfu ngiye ibuzima. Haleluya. N'ubundi ibyo dukora byose tubiheshwa no kwizera, ariko kwizera kwiza tuguheshwa no understanding. Nk'ubu ngubu ubutumwa twagiye tuvuga buri mwaba abantu bagiye bakizwa n'imbaraga z'Imana, ntago ari ukubera yuko Augustin yari yagize ibintu mwenda yambaye runaka. Oya, twamaze kumva ko Imana yatanze amahoro binyuze mu gitambo yatanze kuri uriya munsi. Tugendera mu mbaraga zikiza, kandi koko ntago twahimbaga, ahubwo byari byarakozwe n'abatubanjirije. Sashimwe cyane, mbaraga zikiza abantu. Ariko ndagira ngo mubyumve, Passover nahoze nyitegereza nsanga hariho Passover ya mbere yo guhita ku miryango y'imiryango Imana yari yaratoranyije, ifite amaraso ku bikomanyizo by'imiryango y'amazu yabo. Abo umwishi cyangwa marayika wicaye abahiseho yaratambutse, ariko saho byarangiriye. Nahoze ntekereza ngo kuki, haleluya, kuki nsanga kuki ifite ikibazo. Bari abantu bari bafite amabwiriza y'Imana, ntabwo ari amabwiriza y'abantu bose, ahubwo hari igihango Imana yari yarakoranye na sekuru wabo witwa Abraham. Haleluya. Igihango gikomeye cyane, nshuti y'Imana. Hanyuma noneho ibyo byose byazaga bikurikirana, nawoze mbireba nkurikira. Mwari muzi ko bavuye Misiri, hari abavuyeyo bava mu buretwa bondage, hari ngo n'abandi bitwa multitude b'abanyamisiri babakurikiye. Bageze mu nzira baravuga batari ko twari tuzi ko ari ugusimbuka tukagerayo, none turakubitwa n'inzara, turakubitwa n'izuba, inzara tumazeho, inzoka ziraturira mu nzira, sinzi aho baburiye. Amen, haleluya. Nibyo Mose yavugaga, baravuga ngo no, twari tuzi ko ari hakurya hariya, none tumaze imyaka 10, 20, busa tuzagerayo. N'abantu barapfa, abandi baricwa n'ibintu byinshi tutazi. Nyine iyo utazi Imana ukajya mu rugendo rwayo ntabwo ugerayo. Ariko Imana ishimwe, iyavuze niyo kwizera. Haleluya. Amaraso amaze kumeneka, amaraso amaze kumeneka, inyanja itukura yarakingutse. Haleluya. Ubutayu bwarakingutse, za sikopiyo zariye abo zirya, ariko abo kugerayo bagezeyo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma n'inyanja ya Yorodani yarakingutse, barambuka ngo kandi yari yuzuye. Haleluya. Ndumva navuga byinshi, ariko mumfashe tujye tuba abantu nyabo ku rugendo rurakomeye. Yewe Imana yaravuze muhangane n'ibishobora kwitambika imbere yanyu. Sashimwe cyane. Kandi mugira amahirwe, gira amahirwe aba bahagaze imbere dufite ubuhamya tutihamiriza, ahubwo naho twahanyuze tuhasiga ubuhamya bw'uko Imana icyo yavuze iragisohoza. Yesu ashimwe. Yaduhaye kuturinda. Bari abana b'Imana mu butayu, nanejejwe nuko bari bazi ko urugendo rukomeye. Banga kuvuga ngo marayika bari ubajya imbere. Ndavuga mu kuva 33 muri iyo mirongo aho Imana yavuze iti rero ubu ntago tukijyanye kuko mubaye babi cyane. Utangiye kuntesha umutwe, reka no gukoresha iryo jambo. Ariko yaravuze ngo kubera nyine
kwinangira kwanyu ushobora kuzagira umujinya nk'abamaraho, noneho reka mbahe marayika mbabeho kure gatoya. Mose ati ntibishoboka, nitutajyana nawe ntabwo ibya igihugu cy'isezerano tuzatera intambwe. Yabaye umuhanga cyane, esashima. Haleluya. Mu byo rero mvuga uyu munsi, urugendo bararushohoje kubera the blood. Amen. Bararushohoje. Reka mbabwire, kiriya umurimbuzi wabanyuzeho kubera nyine ko Imana yari yabivuze, nanone aho batungukaga inyanja zavuye mu nzira. Yasashimwe cyane. Ntumbaze ko noneho bongeye gutanga igitambo. Oya, icyo batanze mbere cyari gihagije. Nawe icyo wakira uyu munsi mu kwizera, kiriya kigorogota inyabihanga kigushyirireho inzira naho itari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Navuze ngo mu byumve, iyi Imana yamaze kugushyiraho ikimenyetso cyayo cyerekana ko yakubabariye, cyerekana kuri mwene Abraham, ntago bigarukira hariya honyine. Navuze ngo ndibubakumbuze mu gitabo cya Esther 6:10, aho Morodekayi nawe urupfu rwamunyuzeho ruragenda rusingira abo rwagombaga gusingira, witwa Hamani, wamutunze urutoki yibeshye. Ntabwo yarazi ko hatajya hakinishwa abana b'Imana. Tujye gusoma uwo murongo, ndashaka uko mvunjira ahantu nsoma muri Matayo, ariko musome ku cyanditswe kivuga ku mugabo witiriwe ubwoko bw'Imana witwaga Morodekayi. Aba ariyo na ntuzugenderamo, vuga ngo narakijijwe, I'm no longer a slave. Esashim, kubera amaraso y'umwana w'Imana, umwana w'intama. Tugiye gusoma kuva ku murongo wa 10 tugere ku wa 14 muri Esther. Hanyuma mbakundishe kuba ayo maraso nawe uri umwe mu bo yacunguye. Nsomera vuba Esther 6 murongo wa 10 kugeza kuri 14. Wihuta kandi cyane. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wenda imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenza utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe, ababaye kandi yitwikiriye. Ahereka atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu bwoko mu rubyaro rw'Abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esteri yari yiteguye. Sanurekeye aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndarwana n'iminota yanjye. Yesu ashimwe. Buri gituma ari amaraso yakoze akarinda imiryango y'abana bene Abraham. Ntabwo ari uko wenda ari Imana yahisemo kubivuga gusa, ahubwo yari ifite aho bikura. Bari bene Abraham. Haleluya. Imana ifitanye isezerano rikomeye n'umugabo bita Abraham. Namwe uyu munsi ndavuga ngo muri bene Abraham. Ntabwo biri Imana yakoze gukora crossover, ikije kurimbura kikarimbura abo kirimbura abandi kikabanyuraho, no ku gihe cya Morodekayi
nawe urupfu rwamunyuzeho. Haleluya. Muzi ibyabayeho ko yamaze kumva amakuru, aravuga ati rero dukizwa no gusenga wa mukobwa, ni nacyo cyakujyanye ibwami, shyiraho amasengesho uvugane. Umukobwa nawe avuze ngo rero ubwo mpaye misiyo ikomeye ariko ntago nshobora kugenda, niyo nabanje kubwira Imana mu isengesho, arasiba iminsi 3 akagira Imana. Ibyakurikiye ntago ndi bubijyemo, ariko naho habaye Passover. Nawe Imana ikugire Passover nshuti y'umusaraba. Hari amaraso Yesu yamenye. Passover ya accident, Passover y'ibirwara runaka bidasobanutse. Passover. Bikunyureho bijyaho bijya. Twebwe twaracunguwe. Hallelujah. Kandi nubyumva neza uracelebratinga neza cyane. Nkurikirana ibyabaye kuri Morodokayi biryoshye nk'ibyabaye kuri Yosefu mwene Yakobo, mwene runaka uturuka kuri Abrahamu. Mwari muzi ko ibibazo bari bageneye uwitwa Yosefu biturutse kuri bene se ngo yahoraga cyata, ariko ibingibi mukora ko atari byo, ntago bijyanye n'Imana twizera. Baravuga bati we turakunyuza y'ubusamo. Y'ubusamo ivuka mo kuba vice president w'igihugu gikomeye cya Misiri. Bamuciriye umwobo, Imana ica akanzu gakomeye cyane. Haleluya. Mwari muzi ko na Morodokayi bamuciriye urwo gupfa, bamureba nyine nka security urinda nyine ibyinjira n'ibisohoka. Yashoje abaye vice president w'igihugu cy'Abasiriya. Yesu ashimwe cyane. Nimusoma igitabo cya Esther mukarangiza ku murongo wa nyuma, havuga neza cyane ngo Imana Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igitabo cya Esther aho gisoza umugabo yarabaye umuyobozi ukomeye mu gihugu yitwagamo impunzi. Haleluya. Ntago ndi bugisoma ariko ndaharora. Amen. Murumva ko Imana ikora cakanzu ariko amaraso, kandi no kuba ufite aho ukomoka. Nagira ngo rero nsome imirongo ya nyuma, mutaza kuvuga ngo ntago navuze kuri pasika. Pasika ntago ari iki gihe, ahubwo nyine Yesu yaje asoza. Ndasoma 27 n'umurongo wa 52, simbuke njye ku gice cya 28 nshaka ko nasoza, hanyuma mbifurize Easter nziza. Ariko abayicelebratinga check ufite icyo upfana na Abraham. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nimvuga ibyo ubyumve neza cyane. Icya kabiri, hari amaraso are sayini yuko wihani, ukozwa n'amaraso y'Uwiteka Imana, umwana w'Imana, umwana w'intama. Noneho ukaba umeze nka Augustin. Hari ukuntu Paulo yavuze, aravuga ati mukandagira mu kirenge cyanjye nk'uko nanjye ncungana no gukandagira mu cy'umwami wanjye Yesu Kristo. Buriya ntago yirataga, ariko yabwiraga abantu ati ntimuyobagurike. We are the light, we are the salt. Hari icyo twabonye n'umudukurikira namwe muzakibona. Imana ishimwe cyane. Reka dusome iyo mirongo. Matayo 27:51 na 2. Yes. Thank you. Mwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo 2, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro biracinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Hallelujah. Ijambo nyamukuru nshaka gukura ahangaha, bugiye muri 28 igice cya 28 umurongo wa 5, ngira ngo niho tugiye ariko ndi bukubwire. Yes. Ijambo nyamukuru nenda gushinguza hano ni irivuga ngo mu gihe cy'amazuko cyo kuzuka imishyitsi yabayeho nyine Imana ibikangura abantu ngo mubyuke murebe igiye kuba. Ngo intaro turika zirasaduka n'ibituro birakinguka.
nukuvuga keretse wenda umuntu nuwabaga asinziriye yaravuga ati nibiki byabaye, ishyitsi yaje nyine buri abantu bafata barakanguka. Ariko Bibiliya iravuga ngo abakiranutsi bari barasinziriye, ntago dupfa turasinzira. Haleluya. Ngo bava mu bituro, ntumbaze uko baje bambaye, ariko bavuyemo ngo batangira kugira gute, kugendagenda i Yerusalemu. Abantu barababona sinzi ko bababonye babamenye kubera yuko bari mu kinyejana kindi, ariko reka mbabwire umuntu wagombaga kuba hari, hanyuma uze kumukoraho ubushakashatsi. Ni umugabo witwa Yosefu, warotaga akagira n'iyerekwa. Yaravuze ati mwa bantu mwe, iki gihugu nakoreyemo ibikomeye ntimuzakinsigemo, amagufwa yanjye muzayatware muyatwaraho Yesu azazurira. Abakiranutsi baruhutse basinziriye. Murumva icyo mvuga? Kuko Yosefu yaravuze ati nimugende Imana yabashubije, muzankure aho banshyize amagufwa yanjye muyacyure muyageze ahantu muri gakondo. Njya ntekereza ko nawe yararimo, ariko mvuga ngo ninde wamumenye? Babonye abakiranutsi bahita, ariko nawe yararimo. Mu izina rya Yesu nawe uzirikane utitaye ku mateka y'inyuma, uzirikane kuzaba umwe mu bazazuka bakakira umwami Yesu. Haleluya. Ni nacyo cyatumye tubabazwa cyane. Muzirikane, dore Gasisi yaranze yangiye, yababwiye ngo abashumba benshi n'abantu benshi barukukanye nawe bagiye bagira ukuntu basitara mu nzira, ariko we Imana yamugize ite? Ategereje imyaka 80 none hakazakora umurimo usobanutse. Haleluya. Ngo nijana. Reka mbabwire, iyo wahagaze mu mwanya, niyo umaze kuva mu isi uruhutse imirimo n'imihate y'isi, izina ryawe risigara rirokora abantu. Ngira ngo nicyo yavugaga. Ndabifuriza rero isabukuru nziza, Passover nziza. Haleluya. Ubari imigisha n'ibitangaza Imana yagukoreye. Nawe urashaka ufite Passover y'umwihariko. Fifi, nawe iriya yari Passover. Ubwo se wasigaye ari uko hari zahabu wari ufite muri wowe. Ni Imana yakuretse kugira ngo ujye uhagarara nkaha uvuge ngo mu basigaye nanjye Imana yaransize kugira ngo nzayitangire ubuhamya. Ndumva nabasabira umugisha w'Imana n'ihumure ryayo muri ibi bihe, twibuka isabukuru y'amazuko, ariko twibuka n'abanyarwanda nk'uko mwumvise uriya mwana duha ubuhamya. Tugasabira igihugu cyacu, tukakibera umunyu, tukakibera umucyo. Nta kindi Imana izadusaba kirenze ibi twumva n'amatwi yacu. Gira icyo ukora mu bintu bihumuriza umuturanyi wawe. N'Uwiteka Imana atugire neza nk'itorero, twese aduha ihumure ryayo. Kaduhaguruke tugire icyo tubwira Imana mu isengesho rigufiya, hanyuma gahunda nyifashe pastor akomeze minota isigaye. Meza y'Uwiteka, zamura amaboko yawe ushimira Imana. Mana, nubwo turi mu bihe byo kwibuka amateka atari meza yabaye muri iki gihugu cyacu Mana, ariko turongera no kugushimira ko twibuka irindi teka ry'umukunzi wacu Kristo Yesu wemeye akava mu ijuru akaza akagenda mu isi, akangwa n'abo yiremeye, akajya mu be ntibamwemere, bakamugeza ku point yo kumushinyagurira, bakamubamba ku musaraba. Ariko Nyagasani, tugushimiye ko yaje kwereka iki kinyejana turimo n'ibindi byatambutse ko yatsinze Satani n'isi n'urupfu, kandi natwe adufasha iyo ntsinzi kuko turabaragwa hamwe nawe y'ubugingo yatuzaniye. Nkaba rero nkushimiye Mwami Yesu kubera ibyo byiringiro dufite muri we. Data, nkushimiye iki gihugu cy'u Rwanda waduhaye, mu byago cyanyuzemo ariko nawe warahanyuze
mu gihe cy'ububyutse waraje uhatera imbuto y'agakiza muri za 35. Natwe byatugezeho, twamenye Imana nzima, Imana idaciyuka, Imana itanga ihumure, Imana ivuga ngo ndahari iyo abandi babuze. Rero ndagushimiye Mwami Yesu, humuriza abantu bari muri iki gihugu, ubereke ko ujya uhanagura amarira, ubereke ko ari wowe utanga ihumure ridashira, ubereke ko nubwo isi yose yazashira wowe uzasigara ukiri Imana ihumuriza. Rero nkumurikiye amateraniro yacu kugira ngo ukomeze uyobore, kandi nongera kugufasha iki gihugu cy'u Rwanda Mana kugira ngo kibere umugisha. Ndagushimiye rero Mwami Yesu, ndaguhimbaje, cyubahiro cyawe gikomeze kubana natwe, twibuka ko wazutse utakiri mu bapfu. Ni mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen and amen.